Kumva no kumvira birakiza. Gukira k'umuntu guturuka ku kumvira, ariko kumvira k'ukuri ni ukumvira ijambo ry'Imana, ijwi rya Mwuka Wera rivugira mu mutima wawe, za ntekerezo zawe zigahitamo kumva no kumvira icyo Imana ikwifuzaho. Yesu ashimwe. Mwene data ndagusuje mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha, kadushima Imana yongeye kuduha amahirwe meza yo kwigana igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Nkuko mu minsi bushize twagarukije ku cyigisho cya 8, twaranje twibaza amagambo meza, twibaza se byagenda bite ubwoko bw'Imana buhagurukiye hamwe bugasenga bushikamye busabira amahanga zitewe n'umwijima. Twaje se hacura iki turamutse twinjije ubusa tugasenga kandi gakomeza gutinyuka gusaba gutabarwa kw'abavandimwe bacu na bashiki bacu batari bamenya Kristo. Rero nubwo amasengesho asaba ibintu bikomeye, ariko ndagira tweze ikibazo, ese twega ntabwo dukorera Imana ikomeye? Nimutekereze ko byagenda twongeye gufata ijambo ry'Imana tutajenjetse, tugakuraho ibidutandukanya, tukicisha bugufi mu mitima yacu maze tugasenga duhuje umutima, dusabira umurimo ujye mbere kugeza igihe Imana izadusubiriza. Ese byagenda bite turamutse dufashe igihe tugasabirana? Ukansabira nanjye nkagusabira, ugasabira umuvandimwe wawe, ugasabira umuryango wawe, ugasabira abaturanyi bawe, ugasabira abantu bose bataramenya Kristo nk'uko twabibonaga. Bona nubwo byagusaba gukesha ijoro ryose usenga, aho gufata igihe tukaganira kuri bagenzi bacu, intege nke zabo, tukavuga gusa maze tugafata igihe tugakesha ijoro ryose, niyo byasaba gukesha ijoro ryose dusenga, tukabasabira maze tukareba ukuntu Imana ituzanira agakiza kayo no kunesha. Ngabo wese natekereze ibitangaza twabona bikoreka mu mibereho yacu uyu munsi wa none. Mwene data, umunsi turaganira cyane ku mugabane wa kabiri, twinjiye mu mugabane wa kabiri w'iki gitabo, turigana igice cya 9, imfunguzo mvaje isengesho risubizwa. Umutwe w'icishoro avuga ngo kunesha amayobera y'ibirangaza. Reka mbere yuko twiga tubanze twishe bugufi dusenge. Data twese, Uwiteka Imana yacu ikomeye waremye ijuru n'isi, turagushimiye cyane ubw'urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Mbega urukundo rurenze, urukundo rwa Yesu wadukunze turi abanyabyaha, ntacyo twatanze, ntacyo twishyura ngo tucungurwe, nta nicyo twabona twakwitura. Turagusaba kugira ngo amasezerano wadusezeraniye harimo na Mwuka wawe Wera ngo aze atwigishe, jya umunyabyaha mbure nigishwe nawe, n'abazumva bose bazigishwe nawe. Reka twese tumenye ibyaduhesha agakiza, akazatubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Tuze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kunesha amayobera y'ibirangaza. Reka dusome amagambo aboneka muri Luka igice cya 10 umurongo wa 41 kugeza ku murongo wa 42. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirisha muri byinshi, ariko icyangombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Aya ni amagambo yabwiwe Marita. Ariko hejuru mu mirongo ibanza batugaragarije uburyo uyu mwene data we Mariya, umuvandimwe Mariya, yari yicaye hafi y'irenge ry'Umwami Yesu yumva ijambo rye. Ibi nibyo byaje kubabaza Marita. Araza yegera Yesu aramubwira ati, kuko ngo yahagaritswe n'umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze biramurenga, araza yegera Yesu aramubaza ati, Databuja, ntibikubaje yuko mwene data yamariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Muvandimwe, ndagusabira cyane kugira ngo uyu murongo ubashe kuwumva, aya magambo ubashe kuyumva. Se Mariya ngo yicaye ku birenge bya Yesu, yarasonzeye urukundo rwa Yesu, yari afite inyota, yumvaga yaguma iruhande rwa Yesu. Dawidi niwe yagize kuvuga amagambo, aravuga ngo byarenze ngo kumutera icyaka agushika isari no gushaka Imana. Aravuga ngo nuko impaka yahagizwe no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwe no kwifuza no kukwifuza Mana. Ngo dore njye nifuza amategeko wigishije, Uwiteka njye nifuza agakiza kawe. Umutima wanjye urifuza, ugushishikajwe no kwifuza ibikari byawe. Kankubaza ikibazo, ese wari wagera kuri urugero wumva ufite inyota, wumva wahagizwe no gushaka amazi afutse, wumva wahagizwe no gushaka urukundo rwa Yesu Kristo?
ariko Marita nk'uko twabibonye yari ahugiranye cyane ngo yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi. Muvandimwe, Satani nicyo kimushishikaye cyane, ashishikaye cyane no kugira ngo uhuge cyane utambuke ku gitambo cya Yesu Kristo maze uhugirane cyane mu murimo. Azi neza ko mu mushyikirano n'Imana harimo ibanga rikomeye. Azi neza ko kwicara ku birenge bya Yesu, iyo wicaye ku birenge bya Yesu hari ibanga uhakura. Iki kintu rero, iki cyigisho ndakurerekera cyane kugira ngo ucyumve, usenge Mwuka w'Imana kugira ngo akigusobanurire, kugira ngo ubane n'Imana, kugira ngo wigire ku birenge bya Yesu Kristo. Ahangaha Marita yumvaga hari ikintu ari gukora cyanezeza Imana. Ese hari ikintu wakora cyanezeza Imana? Ijambo ry'Imana randitse ngo nibyo twakoze byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Hari amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 51 umurongo wa 16. Dawidi yaravuze ati, Mana yanjye niko utishimiye ibitambo mbiguhaye, ntuzezezwa n'ibindi bitambo byokejwe. Ibitambo Imana ishimwe n'umutima umenetse, umutima ushenjaguwe. Mana ntuzawusuzugura, uwo mutima niwo Imana ishaka guturamo. Yesu yo mu Matayo 5:6 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko nibo bazahazwa. Marita yaranejejwe cyane nuko ameze, yumvaga nta kibazo afite, yumvaga hari icyo yakora kugira ngo anezeze Imana. Yari yarihuse cyane arenga Kristo, yari yarihuse cyane arenga igitambo cya Yesu Kristo, arenga Yesu Kristo, amahirwe yari afite yo kuba ari kumwe n'Umukiza. Arabirenga cyane, abirutisha ibindi byose, ajya kunezeza Imana mu mirimo. Ariko nyamara yaraciye ku kintu cy'ingenzi cyane, nk'abantu bihuta cyane bagaca ku gitambo cya Yesu Kristo, bakihuta cyane bakakirenga kuko nicyo kidushoboza byose. Bakarenga, bagakomeza, bakajya ku meza y'imitsima, bakiga, bakagenda, bakajya mu mategeko y'Imana, bakayishakamo imbaraga zo kuyubahiriza. Nyamara barenze ku gitambo cya Yesu Kristo. Ibi ngibi Marita nibyo yari arimo arakora, yarahugiye cyane mu mirimo, kandi ngo nawe yari yahamagaritse imitima. Nawe wisuzume cyane usanga ibintu byinshi biguhagaritse umutima, urimo urabona n'ibintu byinshi, nyamara warenze kuri Yesu. Nyamara amahirwe dufite yuko kuba dufite Yesu Kristo nk'Umukiza wacu, urukundo kuba dufite Yesu. Mariya yari yamaze kuyasobanukirwa, yanga kuvaho Kristo ari. Ariko Marita yari atarasobanukirwa n'iri jambo. Ese wicara ku birenge bya Yesu kangahe muvandimwe? Ese ni ryari ujya ugira igihe cyo kuguma imbere ya Yesu Kristo? Kuko iri kumwe na Yesu Kristo niwe gushoboza. Iyo turebye uburyo umuntu yabaga amaze kwihana ibyaha bye, yababariwe ibyaha bye, Kristo akamwambika umwambaro wo gukiranuka kwe, uwo mwana w'Imana niwe ubasha kunezeza Yesu Kristo. Iyo Imana irebye umwana wayo Yesu Kristo, iyo irebye gukiranuka kwayo birayinezeza, irebye ukuntu yabashe kunesha akaba muri se adacumura. Niyo mpamvu dukwiye gutinda imbere y'Imana ku birenge bya Yesu, tugahabwa iyo kanzu yo gukiranuka. Twebwe ibyacu ni ibisebe. Ese ugira n'iryari utinda cyane ku birenge bya Yesu Kristo kugira ngo abe ari ugushoboza, mujyanirane, akwambika umwambaro we, agushoboze, akujyane nawe wigane ijambo agushoboze byose. Ni amahirwe akomeye yo kuba ku birenge bya Yesu Kristo. N'iryari watinda cyane ngo akurondore, amenye ibiri mu mutima wawe n'ibyo utekereza wowe utabasha kumenya. Ntidushobora kumenya ububi bwacu tutari ku birenge bya Yesu Kristo. Ntidushobora kumenya uburyo turi abagome, ntidushobora kumenya uburyo turi abanyabyaha. Mu gihe watarutse cyane ukarenga Yesu, ntabwo ayo mahirwe ushobora kuyagira, ntabwo uzamenya igihe wagenderewe. Byose umutima urusha ibintu byose gushukana, umutima wawe niwo urusha ibintu byose gushukana. Wikomeza kwizera, Satani ye gukomeza kugushuka, ahubwo shaka igihe ugume imbere ya Yesu Kristo. Ni ryari ushaka ko Imana ikwereka inzira y'ibibi urimo,
ushobora kuba udasobanukiwe, urimo urireba ukabona ibintu byose naratunganyije, ukabara ugasanga ibintu byose waratunganyije, nyamara ukeneye kuguma imbere Yesu ikakwereka inzira y'ibirimo kugira ngo igushorere mu nzira itunganye. Marita yaje kubaza iki kibazo yumva atunganye, yumva imbere y'Imana ari kugaragara neza, yumva imirimo ari gukora imbere y'Imana, akabona Kristo ari kumureba neza. Araza arabaza ati kuki utari gucyaha uyu mwene umuvandimwe wanjye? Ariko Kristo aramubwira ati uyu Mariya yahisemo umugabane mwiza atazigera yakwa. Muvandimwe, ese umugabane urimo n'uwuhe? Ese umugabane urimo n'uwo kunezeza Imana? Ese hari ikintu wakora kugira ngo unezeze Imana, wowe w'umunyabyaha mubi? Hoya, ahubwo dukeneye kwicara cyane ku birenge bya Yesu Kristo, tugasogongera ku rukundo rwe, tukamusaba cyane Imana ngo ngwino udushoboze, ngwino dushobozwe nawe, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Uyu munsi turigana icyigisho gikomeye cyane cyiza. Imana ifashe kugira ngo sobanukirwe n'iki cyigisho, kandi nawe nuko nibyo ngusabira. Ngo hafi y'abantu bose muri iki gihe bari gushakisha urufunguzo rukora ibitangaza, urufunguzo rukingura imiryango iganisha ku nsinzi, ku cyubahiro, ku mahirwe, urufunguzo ruhesha ku kubona uwo muzabana ukwiriye, imfunguzo zo kubaho mu munezero nyuma yo gushaka, imfunguzo zo kubyara abana beza, imfunguzo zo kudasaza kandi kugumya kuba mwiza, n'ibindi abantu benshi tuzi. Nubwo bamwe basa n'abashyikiriye ikigaragara nk'urufunguzo rukora ibitangaza, niba baba badafite inkomangiro n'intego muri Yesu Kristo, bazakomeza batemanywe n'umuraba wo muri ubu buzima, be kumenya icyerekezo barimo. Nshuti, ndakurarikiye cyane kugira ngo ubwo Kristo uri kwiyumvamo, izo mfunguzo wumva warahawe, umanuke cyane, dutekereze cyane izi nkomangiro niba tutarazitaye. Nubwo usona ijuru riha ijambo insinzi gutandukanye n'ubwo isi iriha, Imana yaduhaye imfunguzo zitugeza ku nsinzi. Mu by'ukuri imfunguzo zose dukeneye kugira ngo duhirwe mu mibanire yacu n'abandi, mu muryango yacu, mu murimo dukora, mu masengesho yacu, imwe kugira ngo tugire amagara mazima, yaziduhereye mu ijambo ryayo. Nshuti muvandimwe, dufite inkomangiro y'isashimwe cyane. Nyamara nubwo Imana yaduhaye imfunguzo zose dukeneye kugira ngo tubashe kubaho imibereho ya gikristo itsinda, izi mfunguzo ntacyo zitumarira nituramuka tutazikoresheje. Yishe mu mfunguzo z'ijuru zigumira ku mbaho, tuzimanikaho zikuzoraho ivumbi kubera ko tuba duhuze cyane, tukaba tutabona igihe cyo kuzifata. Kugira ngo mbereke ibyo, umwigisha hano yatweretse inkuru isa nk'iyatugaragariza cyane. Ndakurahira kugira ngo uyitege amatwi uyigireho. Aravuga ati mbese mwigeze mutekereza uko byamera kwicara mu nama itegura igenamigambi, aho Satani n'ingabo ze barimo kungurana ibitekerezo by'uburyo barogoye imibereho y'abana b'Imana? Umunsi umwe ngo Satani yatumije inama yo ku rwego rw'isi agira ngo bungurane ibitekerezo by'uburyo babuza abakristo kugendana na Kristo mu buryo bushikamye kandi bufite imbaraga. Ndakugira ngo wumve aya magambo neza. Iteraniro ryose icyo gihe ryaracecetse, igihe Satani yarahagurutse ngo afate ijambo. Dutekereze kuri iki kintu, tugitekereze mu bwonko bwacu. Ngo igihe Satani yarahagurutse yaratangira avuga ati ntushobora kubuza abakristo kujya mu rusengero. Kandi ibyo ngibyo koko Satani ntabwo yabikora. Abantu benshi bazakomeza, abakristo benshi bazaba, abakristo benshi bazabaho. Aravuga ati tukahoza gusoma Bibiliya zaba no kumenya ukuri, baziga ijambo ry'Imana, ariko nta nubwo yabuza kumenya ukuri. Ntitwababuza gukomeza indangagaciro zabo, ariko hari icyo twakora. Utega amatwi icyo Satani ashaka gukora. Ati dushobora kubabuza kujyana na Kristo umubano wimbitse kuguma muri we. Iki ni cyo kintu Satani yiteguye gukora. Azarimbura benshi biraye, azigira imigambi, azabashika byose n'uburyarya. Ikintu bita umushyikirano n'Imana, ndabingize bene data kugira ngo mugitegere amatwi, kuko Satani avuga kuko niba bunze umwe nawe imbaraga zacu zamenagurika. Mu gihe Satani azi ko wahuye na Yesu Kristo, azi ko imbaraga ze zizamenagurika, ariko mu gihe uzihuta cyane Bibiliya uzayiga, uzajya mu rusengero, uzakora imirimo, ariko mu gihe utarahura na Yesu Kristo ntabwo bagufitiye.
Satani aravuga ngo bityo rero nimubareke bajye mu nsengero. Ati nimwihute cyane mujye mu nsengero, nimubareke bakomeze imibereho y'izindangagaciro zabo, bakomeze bagane n'amategeko no kuyubahiriza, ariko mubariganye igihe kugira ngo be kubona uko bashyikirana na Yesu Kristo. Bazakomeza bafasha abarwayi, bazakomeza bafasha abakene, ariko Kristo aravuga ngo mubariganye kugira ngo be kubona uko bashyikirana na Yesu Kristo. Ibi nibyo nshaka ko mukora. Satani niko yavuze, ari kubwira abamarayika babi ngo mubazanire ibirangaza be kubasha kugundira umukiza wawe kandi be kumatana nawe umunsi ku munsi. Mbega kaga gakomeye cyane. Satani ibi ngibi nibyo. Tekereza nawe, ibirangaza, watangiye kubona ibirangaza, kandi ibyo birangaza ntibibuza abana b'Imana kujya mu nsengero no gusoma Bibiliya. Bakomeze barwane nabyo, bazakomeza barwane n'amategeko y'Imana, ariko bazirengagiza umushyikirano na Yesu Kristo, bazatambuka ku gitambo cya Yesu Kristo. Abamarayika ngo bahise bamubaza barangure bati ibyo tuzabigeraho dute? Satani aravuga ati ibyo biroroshye cyane. Niko yahise abasubiza, aravuga ati nimubahugenze, mubahuzahuze, bahugire mu bitari iby'ingenzi byo muri ubu buzima, kandi muhimbahimbe gahunda nyinshi zibatwara igihe cyabo no guhuguka bari kugira kose. Ese muntu w'Imana, hari ubwo uri kubona hari gahunda nyinshi zaje? Ese tekereza nawe, tekereza mu bihe byabanje, tekereza kuri gahunda nshyashya ziri kugenda ziza. Satani aravuga ati mubashukashuke, batagaguza amafaranga kandi baguzaguza amafaranga, bagira imyenda myinshi. Abana b'Imana bari kuguzaguza amafaranga, bafite imyenda. Satani ati mubabuze guhura n'abana babo. Ababyeyi benshi ntabwo bagihura n'abana babo. Mwemeze imitima y'abagore kujya ku kazi, ndetse n'abagabo nabo bagende bamara iminsi 6 ndetse n'7 y'icyumweru, amasaha 10 cyangwa se 12 y'umunsi, kugira ngo babashe gushyikira urwego rw'ubuzima bifuza kubaho. Ibi ni ibintu Satani yiteguye gukora muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka, kandi zenguruka aho uri hose urasanga iki kintu Satani yarakigezeho. Isuzumwe mwene data, mubumvishe ko ibyo bari gukora bari kubikora ku nyungu z'abana babo. Ubaje umukristo wese arakubwira ati ni inyungu, kandi koko Satani ntabwo azigera aza yigize ikintu cy'igisima giteye ubwoba, ahubwo azaza yigize yiyambitse uruhu rw'intama. Satani ati mubumvishe ko ibyo bari gukora bari kubikora ku nyungu z'abana babo. Yego, ibyo bifite umumaro cyane, niko bazavuga igihe imiryango yabo izaba imaze gutatana. Bidatinze ntizongera kuba ahantu ho kuruhukira umunaniro utewe n'akazi kenshi, kandi bazakomeza kurushaho gushaka gukora cyane. Ntabwo bazigira bahaga, bazakomeza kurushaho gukora cyane. Nuko Satani arongera aruka gato. Muvandimwe, mwene data, Satani ushobora kubura umumare w'abantu baruhuye Satani, kuko yabashe kugera ku mugambi we. Yabashe nta n'ikintu na gito, nta nubwo umuhangayikishije cyane, kuko ibitero yaguteye byose. Ntabwo ariko muravuga ati Satani azatanga promotion ku bakozi, azabatera guhugirana cyane mu by'isi. Bitera Satani ngarongera ruhukaho gatoya. Niyo mpamvu ubona hari byinshi Satani arimo arakora, ariko ntabwo ahangayikishijwe cyane n'abantu yamaze gushira mu mutego. Iki kintu ni ingenzi cyane. Aravuga ati mukangura ubwenge bwabo bikabije ku buryo batazashobora kuba bacyumvijwe rito kandi rutuje ry'Imana. Muri uko guhugirana cyane, ariteguye cyane kugira ngo abana b'Imana ntibashobora kumvijwe na rito ry'Imana. Mubashukashuke, mubashishikarize gufungura radio cyangwa imiziki. Satani azafungura radio nyinshi zizafunguka, nyamara
ibi bintu biratangaje cyane ko ibi bintu bikomeza kuza abana b'Imana bakumva n'iterambere, kuko biza bifite ibyiza byabyo, bifite n'ibibi byabyo, yabyambitse uruhu rwiza rw'intama, maze abana b'Imana bikabagusha bakavuga bati ibyo turi gukora ni inyungu, bifite umumaro cyane. Azazana za radiyo, azazana imiziki, bamwe bazumva imiziki kugira ngo baruhure, bamwe bazajya kuri radiyo kugira ngo ariho baboneho uruhukiro. N'igihe muziki ngo bazaba batwaye imodoka cyane, ngo bazaba bari kumva imiziki kugira ngo baruhure. Satani ngo azashishikariza abantu gufungura amaradiyo, za televiziyo, amatelefone, DVDs n'ibindi bizazana urusaku rubasha kurangaza abantu, maze bihore bicurangira mu mazu yabo. Uzasanga umwana w'Imana uri mu rugendo arimo areba filime kugira ngo imuruhure. Uzasanga umwana w'Imana ari kumva imiziki irimo inanga, atazi izo nanga icyo zigamije, gufunga ibya mwuka. Uzasoma ijambo ry'Imana uzasanga ko hari ibicurangisho byinshi abana b'Imana bari gukoresha, kandi Satani yarabizanye kugira ngo ibya mwuka bifungike mu mibereho yabo. Nyamara abana b'Imana bazaba bazi ko barimo barashaka icyabaruhura, nyamara ngo ibi bintu bazabicuranga mu mazu yabo, ngo urusaku n'imirimo bidatuza bizateza uruduru mu ntekerezo zabo, ku buryo bizababuriza mu bumwe bari bafitanye n'Imana. Nshuti muvandimwe, utekereza ko iyo miziki n'iyo televiziyo iraza gutuma uraza kuruhuka, nyamara urimo uraruhura Satani, urimo uraha Satani akanya gato ko kuruhuka. Satani ati muzuze ibinyamakuru n'izindi nyandiko n'izibitekerezo mu mazu yabo. Uzasanga ibinyamakuru, ibitekerezo, muzuze intekerezo zabo urusaku rw'amakuru, amasaha 24 y'umunsi ashire. Uzasanga umuntu ahora mu makuru. Abana b'Imana rwose biratangaje kuntu muri iki gihe bati amakuru, ikintu cya mbere nta makuru. Muvangire intekerezo zabo mukoresha amatangazo yo kwamamaza igihe batwaye imodoka. Bazaba bagomba kuba bari update, bumva bagomba kuba bamenye ibintu byose. Ariko uyu ni umugambi wa Satani. Muzuze imbuga nkoranyambaga bakoresha ubutumwa badakeneye. Kenshi byajyaga birantangaza cyane ukuntu za WhatsApp zatangiye kugira ngo abantu baganire, ariko ishobora gukoreshwa mu buryo bwiza, abantu bakaganira ijambo ry'Imana cyangwa se bakaganira ku mibereho, bagateranya imbaraga. Nyamara ugasanga hari n'ibindi byinshi, ugasanga mu by'ukuri WhatsApp zatangiye ari ibyo, ugasanga zazanye n'ibindi bishimikiyeho nka za status, ugasanga abantu benshi bazimazeho amasaha menshi cyane. Ubu ngubu bashobora gushyiraho indirimbo umwana w'Imana atemerewe no kureba, akaba yayireba. Satani azigira imigambi yose, azabashirwa byose n'uburyarya, kandi azabarimbura abantu benshi biraye batabaye maso. Ngo azize amatangazo y'urusimbi zatombora. Ibi bintu abantu b'Imana barabireba, barabikurikira, kandi nabo barabyitabira. Ubwose bw'amakuru na za promosiyo nyinshi, ibicuruzwa by'ubuntu, amaserivisi y'ubuntu, ku buryo abantu bose amatwi yabo banguriwe cyane no kumva ibicuruzwa by'ubuntu biri gutangazwa, amaserivisi y'ubuntu ari gutangazwa, za promosiyo n'ibyiringiro by'imfabusa. Mubahuzahuze mukoresheje urusaku rudatuza, hazaza urusaku rwinshi mu mujyi. Urusaku, ubutumwa bugufi bwo kuri telefone na za mudasobwa buzaba buri kwiyengikanya. Ubutumwa buri munota, bugusaba kurebaho buri munota. Ese murumva Satani atarashoboye benshi? Azateza abantu guhamagara kuri za telefone igihe biciye bwa mbere. Mu by'ukuri tuzareba icyisho kizakurikiraho, uburyo tuzareba uburyo igihe cy'igitondo ari igihe abana b'Imana baba babonye cyiza. Kambasomera amagambo makeya mu gatabo kitwa Nkurangiye insizi y'ubugoryi bwawe. Niba ushaka kumenya ubugoryi bwawe uza kagure nawe ugasome. Harimo amagambo meza akomeye cyane, ngo amasaha menshi kadutangire ngo
ngo abantu b'Imana bakwiye kugira umwete wo kwiga bagashishikara kunguka ubwenge ntagire igihe bapfusha ubusa bagundamye mu buriri bwabo. Amasaha menshi ya mu gitondo apfusha ubusa na benshi, ayo masaha y'igiciro apfushwa ubusa akaba agiye buheriheri, naho habura isaha imwe mu munsi ari igihe kinini mu mwaka. Ngaho umunyabute niyibaze yimeye yibwire icyo azasubiza Imana kubw'igihe cyapfushije ubuswa. Aya ni amagambo ari muri Gospel Workers ku paji ya 278. Satani ibingibi arabizi cyane ngo abantu benshi bazahamagana kuri telefone igihe bakiciye mu gitondo, kandi tubaje kubona ko aya masaha ya mu gitondo yapfushije ubuswa abagiye buheriheri kandi tuzayabazwa. Ngo kandi bazavugira kuri telefone kugeza mu gicuku baguye agacuho. Biratangaje cyane kubona n'abana b'Imana bica amahame y'ubuzima bakarinda bageza mu gicuku bakagambanira amasaha ya mu gitondo, ugasanga nijoro abantu nibwo bari ku matelefone bakagambanira amasaha ya mu gitondo bari gukoresha biga ijambo ry'Imana. Yemwe igihe bari kuruhuka, Satani avuga ati igihe bari kuruhuka mu matere kuruhuka by'agakabyo, uwo muntu ntabwo azasinzira amasaha akwiriye, azikozayo. Ntibakundire kujya hanze ngo bishimire umunezero uboneka mu byaremwe, uyu mwana ntibahubona, ahubwo ati nimumuhereze mu myidagaduro. Azahora hari imyidagaduro ya buri mwanya, ahebera imyitozo ngororamubiri, mu bitaramo no kureba amashusho. Mbega Satani mu bitaramo, abantu bazahora mu bitaramo bahugiye mu bitaramo. Umuvandimwe, iki gihe tugezemo ni igihe cyo kwirwa mu bitaramo no kureba ibintu by'amashusho. Satani ati igihe bagiye mu materaniro y'Umwuka mubateze guhugira mu mazimwe n'ibiganiro kugira ngo baze gutahana imitima iremerewe kandi babuze amahoro mu mitima. Ntimwakunde gukomezanya cyangwa baterane umwete, hoya uyu mwanya ntimuzawuha abana b'Imana, ahubwo muzabahuze barimo barareba, barimo baranegurana, kandi bari muri hehe? Mu rusengero rw'Imana. Kandi Satani ntiyigeze ababuza kujya mu rusengero rw'Imana, hoya bazajyamo. Abafite impano yo gukomeza abandi mu bateze guhugirana cyane mu murimo mwinshi, abari bafite impano yo gusura abarwayi, abari bafite impano bazahugira mu murimo mwinshi, bazahugira mu mirimo, bagira umunaniro mwinshi. Uzasanga umuntu avuga ati ndananiwe, sinshobora kwigisha, ndananiwe, sinshobora gufasha gukomeza abandi no kwandika ubutumwa bugufiya ngo gukomeza abandi, nta mwanya azaba kibifite. Azashakira abakozi b'Imana umurimo, Satani azashakira abakozi b'Imana umurimo. Kandi ikirenze kuri ibyo byose, igihe bateraniye hamwe, Satani avuga ati mubuze gusabirana, bagahaguruka badasabiranye, umuryango ugapfuka mugasenga, ariko ntiwibuke gusabira uwundi muryango uri guhura n'ibibazo. Ngo niba ngombwa ko bahura, mubatere guhugira mu mirimo, muzuze imibereho yabo impamvu nyinshi nziza zibabuza kubona igihe cyo gushaka imbaraga bahabwa na Kristo. Bidatinze bazaba bakoresha imbaraga zabo bwite bahara ubuzima bwabo, ndetse bakanahara ubumwe n'imiryango yabo ku mpamvu bibwira ko ari nziza. Marita yibwiraga ko yari afite impamvu nziza. Kwakira abashyitsi ni bibi? Oya. Kwakira umushyitsi nka Yesu Kristo ni bibi? Oya. Ariko yari afite impamvu nziza. Ariko Kristo yaramubwiye ati Mariya niwe wahisemo umugabane mwiza, kuko yicaye ku birenge bya Yesu. Arahatinda cyane kugira ngo asobanukirwe na Yesu Kristo, kugira ngo urukundo rwa Yesu Kristo arirwo rumuhereza. Ariko aba bantu bahugiye mu mirimo cyane bazakoresha ngo imbaraga zabo bwite. Ijambo ry'Imana rarika Mwuka w'Imana kugira ngo akwigishe. Ushobora kuba uri kubona nawe ibyo ngibyo urimo ari byiza, ndetse ko ari byo bikwiriye, ariko mu gihe watamutse kuri Yesu Kristo, mu gihe udafitanye umushyikirano nawe, aho niho hava gutsindwa. Isaha imwe, isegonda rimwe, iryo ngiryo Satani abasha kuribyazamo umusaruro cyane, bishobora kumwigira uruhuko, kuko azi neza ko icyo gihe utaye ari cyo gihe Satani ari bubashe kugufatiramo. Hano hari amagambo
ibyo benshi biterwa n'ubutego gutinya imbeho cyangwa imvura cyangwa ibihu cyangwa ibindi bitari 11 bagatanga impamvu z'amajwi abandi bafasha ubusaganira amahomvu na bagenzi babo bakarondogora bikababuza kuzinduka biga ijambo ry'Imana no gusenga. Ibyo ni kwivutsa umuco twagenewe n'Imana. Ayo ni amagambo ari muri iki gitabo ngo nkorange insinzi ubugoryi bwawe. Hari abantu batabiterwa nuko ari abanyabute ahubwo babiterwa no kugira mu mirimo yabo. Imana bafashe kumve aya magambo. Abagabo bazinduka bahinga cyangwa se bakenura amatungo yabo bikababuza kwiga ijambo ry'Imana gusenga ngo biyuzuze n'Imana. Mbega kaga. Iyi ni ryo shyano kugira ngo abahakwa b'Imana bagira ibindi bibahuza bikababuza kwisunga Imana bayisenga biga ijambo ryayo. Iri ni ishyano bene data. Nyamara bene ibyo ntibiri mu bakristo gusa ahubwo biboneka no mu bigisha. Iryo ni ryo shyano ribi kurenza ayandi mashyano yose tubonye. N'abakristo bwabo ibi ngibi wenda byarushaho kwenda kuvuga ngo abatari abakristo bakigira mu bindi binezeza by'isi, ariko n'abakristo bwabo ni gake cyane. Iyi yari inama nyunguranabitekerezo mu minsi iheruka, kandi niyo minsi turimo iheruka ya nyuma, kandi abamarayika bahagurukanye umwete gusoza imirimo bahawe gukora. Bari ku murimo. Shuti ntabwo urasigara amahoro niba udashaka gusubira inyuma cyane ngo wongere usange Kristo wicare ku birenge bye. Abadayimoni baragereza gutera abakristo aho bari hose guhugirana, bagahuga kandi bagakubita hirya no hino. Niba Satani koko afite gahunda y'uburyo abasha kuturangaza, bigaragara ko yaba yarageze ku ntego ye bihagije. Mbese sibyo? Ndakubaza icyo kibazo. Ese ibi ngibi tubonye sibyo? Iyo tugerageje gusuzuma umuryango mugari w'abantu n'uburyo bw'imibereho bya benshi mu bakristo muri iki gihe by'umwihariko muri iki gihe cy'amajyambere, dusanga ibi ari byo bihe dusohoyemo, nibyo bihe turimo, nirwo rugamba. Turahugiranye cyane, turahugiranye. Satani ntacyo byaba bimutwaye kuba duhugiranye mu murimo w'Imana. Nubwo abenshi bahugiye muri iyi si, ariko Satani no kuba abantu bahugira mu murimo w'Imana nka Marita, igihe cyose tudafite akanya ngo kwicara tugaturiza ku birenge bya Yesu, icyo nta kintu gitwaye Satani habe na gito. Ikintu gitera Satani ni umuntu uri kwiga ijambo ry'Imana, ari gusenga, ari kuboroga, asaba Imana kugira ngo imurondore, kugira ngo yihane aho baribwa ibyaha bye. Mbega ukuntu icyo kintu giteye Satani ubwoba, kuko uwo mwana w'Imana yagiye kumucika. Kandi iyo amaze guhura na Yesu abana nawe, ibindi byose akagushoza gukora umurimo wayo, akagutuma, akagusobanurira ibyanditswe byera ukabyumva, akagushoza kubahiriza no kugendera mu byo yategetse. Ariko ntahagarika umutima nuko tugenda tukajya kwigisha no kubwiriza ndetse no gukora umurimo w'Imana, igihe cyose tutagira igihe cyacu twihariye ngo tukimarane n'umwami w'uwo murimo. Abantu bagiye mu murimo basiga umwami w'uwo murimo. Abantu bari gufasha, abantu bari kwigisha ijambo ry'Imana, abantu barakangutse cyane, abantu bari kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo babone n'icyo bigisha. Abantu b'Imana bari kugenzura amategeko y'Imana bakayiga, bagashaka kuyakurikiza. Nyamara basize utubashisha byose nyiri uwo murimo, baramusize. Hejuru ibyo kandi aramutse ashoboye kutubuza kuguma muri Kristo, we muzabibu w'ukuri, imirimo yacu ntabwo tizera. Muvandimwe, uri gukorera ubusa. Kristo niwe wavuze aya magambo turi gutangira. Mariya ngo niwe wahisemo mwiza atazagwa. Marita yabwiwe ko arimo arirushya muri byinshi kandi ko nta nicyo bizamumarira, bizamuhindukira. Ibyo twakiranitse byose bimeze nk'ubushwambagara bifite ibizinga igihe tutari kumwe na Yesu Kristo. Rero muvandimwe ne data, ndakurarikira cyane kugira ngo womatane n'Imana, wicare ku birenge bya Yesu, wigiye ku birenge bye, umwanya wawe wose wumve wahorana n'Imana, ugira inzara n'inyota. Hahirwa abafite inzara n'inyota, kuko aribo bazahazwa. Ntacyo wakora kugira ngo unezeze Imana usibye kugira ngo ikurondore, ikumenye,
wemere kwihana, wemere ikubabarira ibyaha byawe, niwo munezero Imana itanga, ikakwambika ikanzu yo gukiranuka kwayo, ikaguha umuzingo ukanezerwa, ikagushorera mu nzira zayo zitunganye, ikabana nawe. Uru ni rwo rugendo Kristo yifuza ko tugenda. Satani arabizi neza ko umushyikirano wacu n'Imana ari cyo kintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu iki cyigisho, gushyira ibyihutirwa byo mu buzima mu mwanya ukwiriye, hari icyo dukwiye gushyira imbere. Ariko Satani hari icyo yazanye abana b'Imana bari gushyira imbere kuruta ibindi, ni uguhugirana. Imana ibashoboze kandi nanjye ishoboze kugira ngo twumve iki cyigisho, kadusoreze aha ngaha kugira ngo tuzagaruke tugisubukura, tuzagaruke twigira hamwe kugira ngo tumenye icyo twagira nyambere, ari cyo gusabana n'Imana. Uwiteka abashe kubumvisha kuri aya magambo tumenye, abashe gutuma wigenzura, wimenye, urebe ibyo uhugiranyemo, urebe uwo murimo Satani yaguhaye, ibyo yazanye kugira ngo uhugirane, ubashe kumenya ko ukwiye kumara umwanya wicaye ku birenge bya Yesu. Ibindi byose izatwigisha uburyo dukwiriye kubaho muri iyi mibereho yo muri ubu buzima. Katwicishe bugufi dusenga Imana. Mana yacu ikomeye, Mana nziza, turagushimiye amagambo meza, tugushimiye ko ibyahejwe ugenda ubishurira abana bawe kugira ngo bagire imyiteguro ikwiriye. Witeka ahabwa icyubahiro. Tugusabye imbabazi igihe kinini twapfushije ubusa, tugusabye imbabazi Mana yacu, turakwinjiza kugira ngo tubabarire. Turagusaba kugira ngo igihe gito dusigaranye uduhe kugikoresha neza. Turagusaba kugira ngo iki gihe gito dusigaranye tukimare imbere yawe, twicaye imbere yawe, uturondore Imana. Turifuza kumenya, turifuza kwimenya, kandi turifuza igitambo cya Yesu Kristo kugira ngo kitwezeho ibyaha byacu byose. Turifuza kwambara umwambaro wa Yesu Kristo wo gukiranuka, kuko twe twasanze ko ntacyo twashobora. Ibyo twagiyemo byose twarihuse cyane turagusiga, ariko Mana tuje imbere yawe nanone. Turifuza gusubira inyuma, tukabanza twahabwa imbaraga nawe kugira ngo ari wowe utubashisha byose. Dushozwa byose nawe Kristo, duha imbaraga. Tutagufite ntacyo twakwibashisha. Ngwino ubane nanjye, ngwino ubane na buri wese wumvishe icyigisho Mana. Uduhe Mwuka wawe wera aba ari gutuyobora, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Kumva no kumvira birakiza. Gukira k'umuntu guturuka ku kumvira, ariko kumvira k'ukuri ni ukumvira ijambo ry'Imana, ijwi rya Mwuka wera rivugira mu mutima wawe, za ntekerezo zawe zigahitamo kumva no kumvira icyo Imana ikwifuzaho.